data twese uri hejuru ndakomeza nandi gutangiye kugira ubwoba ndayina byanguki mugihe uzajya ubona ndya kigero kwangu mabuja none reka ngubwira aho wamundenganyije njewe nigeze ngukangura nigeze ngukoraho uko none mbeshiraga buri munsi ndago kuri injuro nigeze ngukangura pe n'imbere y'Imana n'imbere nako ndago dukubesha navuze ariko ndago nagukoze ndanubwo nigeze mvuga ngo mabusha kanguka ukajya undogoya cyangwa Nse bwo wari ukinjira mu nzu none ngibuka yuko nda amafaranga y'ibishimbo wasize kandi waravuze ngo umugabo wakundaga ibishimbo ngahita ninjira nje kuyakwaka sinzi ukuntu byagenze uhita usinzira neza neza mbona urasinziye ati yuko nyine umwongeka ati aje kuvuga ari Oya ntabwo byo gusenga ndabona gukozeho pe hanyuma bavugaga ibiki n'umwa wanjye ceceka byawunaniye niyo nditanda ngo ndashaka nzajya nihangana njeceke Fabio mwana wanjye mwumva se mani zamembere mu mama bitazamutse ire yarandwaje nta kintu mpfana nawe twamenyanye gutya ako yarandwaje kuva ku munsi wa mbere mukuru wanjye yarari mu bitaro waramubaze akajya mva akajya gusura na mukuru wanjye akamenya mu rugo ukuntu umwana wanjye ameze Uwiteka wo mu ijuru zamuha Imana izaguhembe njye ntabwo nabona ikintu namwitura yambaye hafi pe abandi ni umugabo wanjye n'umuryango wanjye bo ndakeka ari inshingano zabo kundwaza umva ko nabaze nyinshi iyi nguru yiraza kumviza icyuya burya ngo inshuti yawe mugendana niwe mwanzi wawe muragendana murahorana Rufonsine ati sinarinzi ko nababazwa ngahemukirwa bikomeye n'inshuti yanjye nitamagara umukinyi mugenzi wanjye mu myaka yashize yabonye ndangiye gutera imbere anshakira uburozi kugira ngo mfe anshakira uburozi kugira ngo mbikimara mbikimuga bityo abari uzamuka yenyine yego ati ndabyibutsa umunsi nari ngize amahirwe yo kuba nakina sinema nyarwanda nakiriwe n'umuntu mwiza cyane aramfasha ambuza n'abakire ambuza n'abashoramari bakinisha sinema nyarwanda ndagenda mbonana nabo maze kubonana nabo ati nagiye mu marushanwa ndagenda ndahatana kiza amahirwe mba ndatsinze maze gutsinda nagira ibishyari n'umuntu twari twajyanye mbona ari kundeba ndeba nyitegereza cyane ngayoberwa icyo ari kureba nanjye ndi ese bimeze bite wowe ahari waba watsinze yabuze icyo nsubiza turagendana mu muhanda tugeze mu rugo nibwo kumbwira ngo urabeho nanjye ndi urabeho nshuti yanjye mu gitondo karekare yaje kunsuhuza ama umukono sinamenye ibintu ampaye mu by'ukuri ako kanya nahise mfatwa n'isereri umutwe urandya cyane jya mu bitaro birakomera ngiye kuvurwa n'umuntu ambwira ko barangije kunyangiriza ese ari wowe watekereza nde ese mu by'ukuri ari wowe bigenze gutyo ninde watekereza ko kamwanya Rufonsine ati nshuti yanjye mbabarira wikwizera umuntu uwo ari we wese kumufate umuhereza umwanya mu buzima bwawe ntabwo uzi icyo yaje gukora ushobora kumwizera ati yaje kumbera ibisubizo ahubwo utazi ko
yaje kukubera ibibazo. Uwo muntu uzi ko utarakora subscribe kandi subscribe kandi kuyonzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Niba uzi kuri mushyashya andika ngo tayari nanjye nahageze, utazajya ucikwa n'ibiganiro by'ibyamamare bigiye bitandukanye. Uko twabibabwiye, uyu ni umuyoboro wa YouTube ugiye kuzajya ubagezaho ubuzima bwihariye bw'abakinnyi ba filime nyarwanda, cyane cyane muri sinema nyarwanda. Ntiza amatwi untize comment yawe, untize ibitekerezo byawe turebere hamwe ubuzima bwaranze iki cyamamare. Ubusanzwe yitwa Uwimbundu Sandrine, akomoka mu karere ka Rubavu, niho yakuriye ndetse ni naho yavanye urwa rurimi. Abenshi bajya bamwitiranya ati ni umunyamurera, bamwe ati ni uw'imusanze, abandi ati ntabwo iyi mvugo ari iy'umuntu w'umunyakigali. Yego, ntabwo wibeshye, yavugiye mu karere ka Rubavu ahazwi nka Mbuga Ngari. Aho niho ururimi yarukuye, dore ko abenshi bavukiye aho ngaho ari nako bavuga. Mu kuza kwifatira sinema nyarwanda rero, navuga ko iyo azanye umwihariko we udasanzwe, aravuga ngo ese niki nakora cyatuma ntandukana n'abandi bakinnyi basanzwe bakina muri sinema nyarwanda. Ati uko byagenda kose ngomba kuvuga imvugo yanjye, akaba ari nayo inzamura. Sinshaka kugira ngo ngire uwo duhuza umwihariko muri ibi bintu. Nibyo koko yarabikoze, agerageza amahirwe, biramukundira, abanyarwanda barabikunda. Ni naho twese tumumenyera wo muri filime yitwa Umuturanyi. Ati ndashimira cyane Clapton Kibongi, niwe wamfashe kugira ngo abanyarwanda bamenye impano yanjye. Ndashimira Clapton Kibongi, niwe watumije Rufonsina mbundi we kugeza amagingo yangaya. Ese Clapton byagenze bite? Ese ahari yaba yishimira cyangwa se yaba anezezwa no kuba hari aho yamugejeje, cyangwa nawe ari muri babandi bavuga ngo nta muntu wamfashije njye narizamuye? Reka nze turebere hamwe. Nyamaze Rufonsina we arakibuka, nyamaze arakibuka umuntu wamufashije, wamukuye hahandi habi, wamukuye muri bwa buzima bwari bugoranye cyane. Reka tubanze twumvire hamwe inyiturano ya Rufonsina. Ikinira ubuntu kwa Clapton kugira ngo umuntu amenye ko nta n'ikibazo dufitanye. Abantu byarababaje benshi, aho yarabo byashimishije abantu we, ariko we kubwiye mpamvu natanaguhemba uzakinira ubu. Ni ibintu nkubwiye, ubundi se mbukiniye si yanyubatse? Yego, ntabwo mfite icyo kumuhemba, nta nicyo nabona cyo kumwitura ko simurusha ubushobozi. yego, ariko wenda ibindimo nabikoresha kugira nawe abone umusaruro. We yabikoze bimurimo, ko nta nubwo anategeka umugabo ngo uzampfukamire, ntabwo wabimutegeka. yego, umugabo akora icyo ashatse. yego, keretse nyine iyo wenda mwabyumvikanye. yego, ariko se urabwira umugabo ngo mpfukamira ku itegeko? Ubura yabikoze bimuvuye ku mutima. Njye ariko mbona nta mpamvu yo kunyambika impeta apfuka mureba mu gihorihori. yego, niyo mpamvu namuhagurukije. Kavido nakabonye ntabwo wasetse wararize. Narira umuntu arasarandika ngo takibi ibikobwa bibabirizwa n'iki? Ikindi zaho urakize atiko byo kukwanga ntago ari amatikire newe, mba mfite ibintu byinshi butwe biri kumviganiramo. Bega abantu siko mbona benda guturika ibintu byabaye ijoro, ariko byago si nijoro. ibikomantere wakiriye byakuva kwa Clapton. Ngindaya zibonye abagabo ngo twe turasigaye, ngo Jackie ngo na Rufonsina ngo na Shadadibu, ngindaya zibonye abagabo ngo ese bundi ngo abagabo bari kubakuraye. Indaya nacyo ngo Imana yazi blessings, kandi nazo za blessing. mwari muzi ko imigisha ari iyanyu se gusa? Mwemwe mutari indaya da mwaye se. Hari benshi bazi ko ubundi Rufonsina akiri inkumi. Reka ntabwo ari byo, ibyo yababwiraga ni ukuri.
iyo video mumaze kubona ni umugabo we wamuteraga ivi abishyira ku karubanda, abishyira hanze, ndetse na Alphonsine aterwa ishema no kuba umugabo we ashize ibindi bintu ku rundi rwego. Uwo niwe munsi yamwambikaga impeta, uwo niwo munsi inshuti n'abavandimwe mwabona mu byumve neza abantu yitiriraga ngo ngindaya ni abantu bashatse kumyinjirira ubuzima bw'umuryango we, bati indaya yabonye umugabo, ati indaya bayitereye ivi. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso gikomeye cyane ko umugabo we yarifashe agashira ubuzima bwabo hanze, ashyira ku mugaragaro ko nta wundi mugore yihebeye usibye Alphonsine wenyine. Ni nayo mpamvu abantu bagiye ku mbuga batangira kumwataka ngo he, ngo yo indaya ya Clapton Kibonge. Mu by'ukuri ubu niwe mugabo wa Alphonsine, nta wundi mugabo afite usibye uyu nguyu, ni nawe bamaze kubyarana imbyaro zigera muri 2. Alphonsine afite ubuzima bukakaye, afite inkuru nyinshi yifuza kuzasangiza abanyarwanda muri rusange. Wowe niba uzi kuri mushyashya uvuga uti nanjye nahageze ndi tayari, iyi niyo channel igiye kuzajya kugezaho ubuzima bw'ibyamamare. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kana kuri iyo nsogera kugira ngo ujye ubona notification muri telefone yawe utabanjije wajya gushaka inkuru z'ibyamamare. Uyu niwo muyoboro wonyine ufite kukugezaho buri kimwe cyose wifuza. Niba ari inkuru runaka cyangwa se ubuzima runaka wowe ubwawe ufite wifuza kudusangiza, twandikire kuri WhatsApp 0788 99 30 655. Ndetse kandi niba uzi ko ibi biganiro birimo kukunyura muri iyi minsi, kanda like utwereke ko turi kumwe, cyangwa se utubwire ikindi cyamamare wifuza, ubyandike muri comment uvuga ati turifuza ko mwatubwira ubuzima kuri iki cyamamare iki n'iki. Dufungiye ahangaha, ntabwo ari inkuru gusa kuko Alphonsine yabitubwiye, afite ubuhamya bwinshi cyane yifuza kuzabasangiza. Turabakunda, hasta la vista, mugira amahoro y'Imana.